Muraho neza abakunzi b'ibiganiro byacu bya Sunset Shine TV. Ngiye banyita Uwadede Umutoni, nkaba nishimiye uno munsi kubakira mu kiganiro amahitamo yanjye. Tukaba dufite umushitsi muhire muri bwishimire nkuko natwe twamwishimiye, reka mureke abibwire. Murakoze kunyakira amahitamo yanyu, ubwo nanjye abaye amahitamo yanjye. Nitwa Nzayisenga Sophie, nkaba ndi umukobwa wa Kirusi Thomas. Kirusi wa Nkuru umwami wa Hitimana Nkuru umwami wa Senderagora wa Munyampororo wa Muvunyi, nkaba nkomoka iyo mu Bavunyi, ndi umukirigitananga byahamye. Mwakoze kutugenderera. Numvise muzi kwivuga, mushobora kwivuga kugera ku bisekuru bingahe? Bisekuru Kirusi, Hitimana, Nkuru umwami, Senderagora, Munyampororo, Muvunyi, bisekuru 6. Ni ibintu bidasanzwe kubonana abantu benshi muri iki gihe. Mukaba mukora umwuga watumye tubasanga uno munsi, ariyo mahitamo yanyu mwiza cyane kandi abantu benshi bishimiye. Tukashaka mutubwire kuri uwo mwuga uba ari wo nuko mwawugezeho. Murakoze, ndi umucuranzi w'inanga ya gakondo, nkamvuka mu muryango w'abacuranzi, nkaba nanjye narabihisemo nkabikunda kuva ndi umwana mutoya, kuva ku myaka 6 kugeza uyu munsi nkaba nkiri umucuranzi w'inanga. Murakoze. Watangiye gucuranga ufite imyaka 6. Na ababyeyi babigushizemo byagenze gute? Ntago navuga ngo nababyeyi babinkizemo, ariko mwene Samusura avukana isunzu. Nakubwiye ko navukiye mu muryango w'abataramye, nkaba mbikura mu miryango yombi, aho papa avuka na mama avuka. Ari kwa sogokuru byara mama baracurangaga, na kwa sogokuru byara papa bagacuranga. Mu urwo ruhurirane rw'imiryango rero niho nakuye ubumenyi bwo gucuranga inanga. Nakubwiye ko natangiye gucuranga inanga, indirimbo zanjye za mbere nazisohoye mfite imyaka 6. Ntago wambaza ngo wabyize ryari, kuko ugiye nabyigiye ntacyo nzi, kuko nakuriyemo umuryango nyine bacuranga nde uko bacuranga. Nagize amahirwe yo gukurira kuri papa n'umucuranzi ndetse unazwi mu gihugu. Mama wanjye yitabye Imana nkiri mutoya, nkurira kuri papa uko acuranga uko abikora, ariko nge ndabireba nza kumenya kwisanganya nyine nanjye ndi umucuranzi w'inanga. Kuva icyo gihe kugeza n'ubu rero ndayicuranga kandi abikunda. Ni byiza cyane. Ntabwo warinze gushakira kuri umwuga wawe, wagusanze mu muryango babigufashamo. None twabasaba faveur yo kuturirimbira indirimbo yawe ya mbere watangiriyeho nawe ukibuka. Yego, nayibaririmbira nta kibazo. Akoze.
rurari n'inkera kurima rwa mudakererwa ni nyir'isuku ingana isuku warwongera umusaruro niba udasenya amatarasi y'indinganire ndishingwa mishyirwa nyamashara sinshwa n'imbaho igitondo butangaza maze butabira ntibyagambuje igitero cy'inzara yaje yomboka ikomeje kurunguruka ibiseseka yompinga ibona ibihaza arimo ibihanga yikanze ubwinshi bw'iyo myungu ibona imyumbati yamugiranye yari ibitoki biteze inzego yembayemba ari uguhunga tubikurikiza imijugujugu y'ibijumba rukamasigamana ariko kugenda ubutariho inyuma ninde gukanza umutiganda genda urudasibe nafashe isuka urusakara tuyo amasaka ndi umushimisha dushishikaye ndi nyamususurutsa dusarura ubwo nkaba umwana w'umubarinda nkawe umurimbo duhinguye njyewe nagize ihumura ryo guhunika ngo izi mungira n'umugano n'amasoko yacu nyasaguriraga Chibuka na nyaruka dore inka zaragaraye ku gasaro na mutende naho inka zarabaraye zaraye ikiruri zigaruka mu rugo kwa Kirusi Tomasi uwo ni data wambyaye akabinganje bayumva akabarugina baririmba akabarukunguzi kubona akabarukunguzi kubona ganje umugabo ajyana ingoma wow mbega byiza ubwo ufite imyaka 6 waririmbaga iyo ndiri imbere y'abantu bose mbwira muri iyo myaka ntabwo ucyumvira ukibuka emotion wari urimo naho wakoreye scene yawe ya mbere mu bantu benshi muri iyo myaka ngewe nabikoraga nk'umwana nyine urumva umwana baba bamuyobora navuga ngo yenda igitaramo cya mbere nakoze kuko icyo gihe indirimbo yanjye ya mbere isohoka kuri radio abanyamakuru babe bagendereye papa mu rugo nkuko namwe mpamagaye tukaganira baraganira nyine bamubaza ibyo bagomba kumubaza bamusaba kubacurangira aracuranga urumva nakubwiye ko nahoraga hafi ya papa cyane ndi umwana amaze gucuranga arambika inanga hasi amaze kurambika inanga hasi ndayifata maze kuyifata nkuko byari bisanzwe ndacuranga ncuranze abanyamakuru bari bafite recorder zabo bararecordinga ko nge sinari mbizi barataha bagiye icyo gihe twari dufite radio imwe rukumbi ariyo Radio Rwanda bageze kuri Radio Rwanda mu gitaramo iza ndirimbo zanjye ba recordinze nizo batambukijeho bwa mbere urumva mu by'ukuri ntago navuga ngo ngi nari nzi ibyo ndi gukora ibyari byo ariko zimaze gutambuka nibwo bwakiye abaturage baza mu rugo bati twumvise umwana wawe se ni kagakobwa kaye gatoya tuzi bati na papa teniko ati abaturage nyine ntibabyiyumvisha nyuma aho nibwo naje kubona ubutumire buza muri studio noneho ya Radio Rwanda kuza gufata za ndirimbo neza barazifata ubwo ntangira kumenyekana gutyo urumva umuntu wasohoye indirimbo kuri radio icyo gihe dufite radio imwe rukumbi yabaga ari umuntu rwose kugira ngo izo ndirimbo zitambuke byabaga ari gitangaza ibyo bivuyeho urumva zatambutse kuri radio nza kugira ubutumire bwinshi butandukanye hirya no hino concert ya mbere nakoze nayikoreye muri Centre Culturel icyo gihe ntago nibuka icyo gitaramo intego yacyo ariko hari abantu benshi abirabura abazungu abanyacyubahiro urumva abantu benshi batandukanye mva ndakana gaturutse iyo mu cyaro nzanye na papa i Kigali ubwabyo kuba nturutse mu cyaro nje mu mujyi ubwabyo nabyo byarantondaga noneho kujya kuri stage amatara ama microphone urumva harimo ibyanje nagakwa ariko nkora concert kandi banziza abantu barabyishimira mva kuri scene abantu banterura ndakana abampa amafaranga bayashyira mu nanga bayashyira mu mifuka baza kumpeka mu mugongo abampa makada atandukanye nuko mpita mbona bya bintu ahubwo uko nabitekerezaga siko biringe numvaga gucuranga ari byo kwishimisha gusa none bampaye n'amafaranga nageze i Kigali numva n'ibindi bintu numva ari ikindi kintu ndushije abandi bana kuva icyo gihe nagiye nkomeza natsinze ama competition menshi atandukanye twagiraga amarushanwa yabaga afite intego ntago twakoraga amarushanwa adafite intego bakavuga bati yenda urugero uyu mwaka no kwihaza mu biribwa abanyarwanda bose babahanzi bagahemba indirimbo bagatangira kurushanwa icyo gihe habaga amasegiteri amakomine amaprefecture abantu batangiraga kurushanwa mu masegiteri y'iwabo
abatsinze mu masegiteri bakajya kurushanwa mu makomine, abatsinze mu makomine bakajya kurushanwa mu maperefegiture, abatsinze mu maperefegiture bakaza kurushanwa ku rwego rw'igihugu. Icyo gihe twari dufite perefegiture 10 hiyongereho n'umujyi wa Kigali. Ubwo ba bantu 11 batsinze muri amaperefegiture bagombaga kuza gukora kompetisiyo i Kigali, bakavamo 3 ba mbere batsinda bagahabwa igihembo. Naratsinze rero ngera no ku rwego rw'igihugu, ndatsinda mbu wa mbere nhabwa igihembo. Maze guhabwa igihembo, icyo gihe ntegurirwa n'igitaramo cyo gutaramana n'amasimbi n'amakombe muri centre culturelle. Icyo gihe turatarama birarangira. Mu by'ukuri nakubwira ngo nitabiriye, inyuma yaho icyo gihe urumva natangiye kumenyekana nyine mu buryo burambuye. Nitabiriye amafestivali yaba yaberaga hano mu Rwanda, yaba n'ayaberaga hanze y'igihugu. Hano mu Rwanda twagiraga festivali Sebatunzi, twagize festivali yitwaga Gaseke k'u Rwanda. Ntabwo nzibuka cyane amazina, urumva ni mu bihe bya kera. Natangiye gusohokera igihugu mfite imyaka 9. Ndibuka umugabane wa mbere nagiyeho n'umugabane w'Uburayi. Icyo gihe tujya mu gihugu cyitwa Bulgaria. Twe tugiye muri festival y'abana ku isi, abana bafite ikintu bapresenta cy'umuco w'iwabo muri iyo festival. Ninjye igihugu cyohereje, ndagenda ndapresenta kandi ntaha neza. Festival igenda neza. Maze kujya mu bihugu byinshi bitandukanye by'Uburayi, maze kuzenguruka Afurika inshuro zirenga 3. Maze kugera mu state arenga 24 hano mu Rwanda. Nitabiriye ama event menshi. Ntabona uko nakubwira ngo yitwa gutya, ntago nabisubiramo kubera gucuranga inanga. Ikiganiro cyanyu ni amahitamo yawe. Navuga ngo mbere nabitangiye ndi umwana mbona ari ibyo kwishimisha nyine, ibyo kwicurangira abantu bakishima bakaririmba, ariko uyu munsi ndabikora nk'amahitamo yanjye nk'umuntu w'umudamu ucuranga inanga kandi bihaye ishema. Murakoze. Mbega byiza, ariko ntago bisanzwe mu muco nyarwanda ko abadamu bacuranga inanga. We byashobotse gute? Eske wahuye n'imbogamizi kubera uri umudamu? Ntabwo nibaza parce que wari umujeni warakiriwe directement, ariko eske wabonye amaremarque akubwira ku bijyanye yuko uri umudamu ucuranga inanga ku bantu bajyanye biyenteresa ku bijyanye n'umuco? Ntabwo byabura. Ndibuka nyitangira gucuranga inanga, nakundaga kwirepresenta mvuga ni Ngenzi Ayisenga Sophie, umukobwa waserukiye igitsina kobwa akagarukira igitsina hungu ku nanga gakondo. Ntabwo byari bimenyerewe mu Rwanda ko umukobwa acuranga inanga. Ikindi cya kabiri, nari urubyiruko, nari nkiri mutoya, kubona umuntu mutoya ucuranga inanga abantu bari bazi ko ari ibintu by'abasaza bambaye ingofero gindi bibiye mu cyaro ba kera, bakumva ni ibintu by'abantu ba kera. Narumva rero nayo mbihuje ari bibiri, kuba ncuranga inanga ndi umujene nkaba nyicuranga ndi umukobwa. Ibyo bintu naje kubihuramo, yenda navuga nk'imbogamizi zavuga kuko ari nk'urugamba rw'umuco n'iterambere bigiye kugongara muri make, kuko nacuranga akenshi niyo nahuraga n'abantu bambazaga batese gucuranga inanga uri umugore, tumenye ko inanga icurangwa n'abagabo, ubwo ni umuco cyangwa n'amajyambere? Abantu bakunda kumbaza icyo kibazo. Igisubizo cyanjye gitomoye ni iki: kuba ncuranga inanga ndi umudamu ni umuco, kuko nta tegeko ryigeze ribaho mu Rwanda rivuza abadamu gucuranga inanga. Ahubwo navuga ntiyenda uko njye mbitekereza, kuko ntago ndi umushakashatsi, nta n'ubushakashatsi nigeze mbikoraho. Ntekereza ko imiterere karemano yacu y'abadamu ariyo yagendaga iturimita mu bintu bitandukanye. Urugero nko kujya ku rugamba, urabizi ko kera nta myambaro yabagaho mu Rwanda. Ntago umugore ajya kurasanira igihugu nta myambaro ufite, bitewe n'imiterere karemano yiwe. Nta mugore wajya mu gitaramo cy'abantu b'abagabo ngo ajye gutarama, ajye kuririmba n'ibiki byose. Urumva iyo protection ntayari ihari, ariko nta tegeko ryari hari ryavuga ngo umudamu ntagacuranga inanga. Njyewe menye ubwenge, bambwiraga ko mama umbyara yacurangaga inanga, nuko ntagize amahirwe yo kubana nawe kuko yitabye Imana nkiri muto cyane. Nje kubaririza n'abandi nza gusanga hari abandi badamu bacuranze inanga, harimo uwo bitaga Gicunatiro aturuka mu miryango yo kwa ba Rujindiri. Ndumva atari njye mudamu wa mbere wacuranze inanga, ahubwo mw'iki kinyejana turimo ni njye mudamu wabashije gucuranga inanga, ndetse mbasha kubigeza
muri rusange. Abenshi bazicurangaga mu rwisho, mu bitaramo by'umuryango, mu nzu, ariko hanze mu bitaramo mbwirwaruhame, mu biganiro mbwirwaruhame nta mugore wacurangaga inanga. Kuba nyicuranga rero ni umuco, ndi umunyarwandakazi, n'inanga ni iy'abanyarwanda, n'igicurangisho cyacu cy'abanyarwanda, numva nta muco nishe. Ariko aba ntago baburaga kumbaza ibyo bibazo, rimwe na rimwe bakambwira ati icyo kintu ugenda nacyo urubaho, uri umwana w'umukobwa, kuki se utafata gitari, kuki utafata piano. Urumva nyine rwa rugamba tugenda duhura narwo rw'ubukoroni bw'abazungu, bazaga batubwira ko iby'iwabo ari byo byiza, ibyacu atari byiza, ndetse natwe tukumva ko hari ibyaba ari byo byiza kuruta ibyacu. Ntago tugomba kwisuzugura, ntago tugomba kwipinga, dufite ibyiza kandi byinshi, bitavuze ko n'ibyo by'abazungu tutakuramo ibyiza. Burya umuco urakura ukaguka. Ubu tugeze ku rwego rwo kuba twafata instrument yacu y'abanyarwanda tukaba twacurangana na instrument moderne, dushobora gucurangana n'umupianiste, dushobora gucurangana n'umugitariste, dushobora gukora orchestre ya piano, ingoma, inanga, umiduri, ikembe, bikaba byiza cyane n'ibindi bitandukanye. Murakoze. Wabwira iki abana bato bakunda inanga bashaka kuyiga, wabashishikariza gute kugira ngo nabo baze bumve ko ari ikintu gisanzwe kandi ari ikintu bose bafite kwiga bakamenya kandi kiryoshye kandi gifite kuzana abatunga nabo? Mu minsi yashize abantu naje kugira impungenge, mbonye papa wanjye mbyara yitabye Imana, mbona umusaza Sentore yitabye Imana, mbona abo twafataga nk'icyitegererezo mu gucuranga inanga, ba Sebatunzi, ba Kabarira, ba Munzenze bitabye Imana. Ntangira kugira impungenge, ndavuga ese ubu mu myaka iri imbere aho inanga ntabwo yazazimira, ikazasigara ari amateka ku bana bacu n'abazaza inyuma yacu, bababwira ngo kera habaho igicurangisho cyitwa inanga. Nawe se ndamutse ngize ibyago ko bibaho nubwo ntabyifuza, nanjye nkaba nagira impanuka cyangwa n'ikindi cyatuma ngenda, aho ngaho ntabwo twaba tubaye nka ba bandi bafite ibyo bafite ariko ntibabisigira abandi. Ngira umutwaro wo kwigisha abantu gucuranga inanga, nza kugira amahirwe mbona uburyo bwo kubigisha. Hari abajene benshi ubu uyu munsi bacuranga inanga kandi nigishije. Ngenda ntago ari ukwirata, simvuze ngo hafi ngo bose, ariko hafi ya bose abajene muzahora bacuranga inanga banyuze mu biganza byanjye mbigisha. Nkavuga nti yenda urwo rugamba rwo narutsinze, ubizo mpungenge ntazo nkizifite zo kuvuga ngo yenda inyuma yacu nta bazasigara bacuranga inanga, barahari bayicuranga kandi neza babahanga. Ikindi nakongeraho, abafite inyota yo kwiga ino nanga yacu ya gakondo nikaze, naho banyura kuri TV ya Sunset Shine babafasha uburyo bw'uko bakwiga inanga kandi byakunda. Murakoze. Mwakoze cyane Sophia, ariko ndacyabakeneye, ndashaka kubasaba turirimbire imwe mu ndirimbo mukunze gucuranga zose. Chami nga chame ndakandi chama mroni nya
segurora inyambo. uyu mwuga wo gucuranga inanga ni akazi gafite gutunga umuntu mu buzima bwa buri munsi? Urakoze kumbaza icyo kibazo. Baravuze ngo utazi yava ntamenye yajya. Tubanze tumenye amateka yacu ya muzika hano mu Rwanda. Mbese byari umwuga ko kubasha gutunga nyirawo. Dore ku mateka yacu hano mu Rwanda, kera abantu bari bazi ko kuririmba, kubyina ari ibintu byo kwidagadura, ukishima ndetse ugashimisha n'abandi. Yewe wishimye akakugabira. Ntabwo byari bimenyerewe ko biba umwuga wo gutunga umuntu ku buryo niba ugiye kuri nk'uko umuntu ashobora kuba afite salary akora ku kwezi akora kandi kazi gasanzwe. Wumvaga ari ibintu wakora bijyandanye n'ibindi bintu ukora, ukaba uri umuhinzi ugahinga, wahingura mukajya mu birori bya bene wanyu cyangwa n'ahandi mugatarama mukishima. Ariko uyu munsi aho bigeze, kuva icyo gihe kugeza na n'ubu mu ruhererekane rw'iminsi, abatubanjirije bagiye barwana urwo rugamba kugeza uyu munsi navuga ngo bigeza heza. Impamvu mvuga ngo bigeza heza, ubu tugeze ku rwego rwo kuba usinya kontra igendanye n'akazi kawe. Nge ndavuga kuri muri no kariyeri yacu y'umuziki gakondo. Yenda ntago mvuze umuziki muri rusange, usibye ko no muri rusange rwa rugendo rurerure. Mpere igihe natangiriye kugeza uyu munsi, byari urugendo rurerure rw'amateka maremare, aho umuntu ashobora kuba yagutumira ati mfite igitaramo nateguye, mfite konseri, uzaze witabire konseri yanjye ukaza, ariko ukaba uzi ko azakugenera ishimwe nta byo kunegosya ngo uzahembwa ngahe, nzahembwa gute muri konseri. Ubu tugeze ku rwego rwo kuba umuntu agutumira muri konseri mukanegosya amafaranga uzakorera. Tugeze ku rwego rwo kuba twitabira amafestivale mpuzamahanga, ukajya hanze ukaba ufite kontra. Tugeze ku rwego rwo kuba wagira kontra y'ahantu ukorera ari akazi gahoraho, waba wigisha, waba ukina umuziki mu mahoteli, waba uri umuntu woroganiza ibitaramo mu buryo bwinshi butandukanye. Navuga ngo tugeza heza. Yenda mpere ku rwanjye ruhande, wambaza uti mbese wowe bikumariye iki ku buryo uzabyigisha cyangwa se n'abazagira inyota yo kwigisha wababera icyitegererezo. Icyitegererezo kuri nge ni cyiza, kuko ubu kugeza saha izi ngizo umukiziki gakondo nkora urantunze, ndetse n'umuryango wanjye mbayeho neza. Ndi ku rwego rwo kuba nakwitabira festival mpuzamahanga nkagira kontra. Aho hose nakubwiye nagiye nzenguruka mu mafestival atandukanye mu bihugu bitandukanye, nabaga mfite kontra nkakora ngahembwa kandi neza mu buryo nshaka. Ndi ku rwego rwo kuba nicara hano nkigisha cyangwa se nkaba natumirwa n'abantu runaka batuzaze kudufasha tukajyana amasezerano. Tugeze ku rwego rwo kuba amahirwe dufite kugeza uyu munsi nuko guverinoma yacu byumva, ndetse ikaba ibitangamo n'ubufasha ku bigendanye n'umuziki wacu wa gakondo. Nge ndivugira ku muziki wa gakondo, ariko ntabwo bivuze ko umuziki wose muri rusange leta ubuterano ujye ubibona mu ma event ya leta atandukanye, haba harimo abanyamuziki ndetse batandukanye, yaba baririmba moderne yaba n'abaririmba natwe gakondo. Navuga nti wow, aho tugeze ni heza, birashimishije. Bifuza kuwiga ni karibu, harimo inyungu, harimo umusaruro kandi harimo n'ibyishimo. Murakoze. Nkunzo mugani uvuga ati utaza hava ntabwo amenya hajya, kandi nicyo kibazo aba jene benshi ubu muri iyi myaka bafite. Baza aho bajya ariko ntabwo bashaka kumenya aho bava. None ko imiziki gakondo naho benshi tuyikunda, ariko urwaruka rwacu tubona dushaka gusa nk'abawitaza, urabona hari avenir yihe par rapport ama instrument yacu ya gakondo, y'indimbo zacu za gakondo, fasi y'ayo magitari, y'ayo izo instrument zose ziva hanze, urabona hari avenir yihe yazo. Urubyiruko rwacu rwitabira umuziki uri moderne kuruta umuziki uri gakondo, ntabwo nabatera amabuye. Navuga ngo urugamba ni urwacu, twebwe tubikora kugira ngo tubyereke urwo rubyiruko. Mbese barabibonera hehe? Urebye yaba indirimbo zikinwa ku mateleviziyo n'amaradiyo hano mu Rwanda, inyinshi ni indirimbo ziri moderne, indirimbo ziri gakondo ntizikinwa.
bivuga ngo urwo rubyiruko ntiruzibona, yaba mu bigo by'amashuri aho biga ntaho bahurira n'ibyo bintu bya gakondo, naho bahurira nabyo ni hakeya. Ntabwo mvuze ngo ni hose, ntaho bihari ntibihari, birahari ariko ni bikeya. Urugamba ni urwacu twe tubikora kujya saize nakubwira nti urugamba turi kurwana, ni intambara ikomeye yo kubibereka, yo kubibigisha. Nk'ubu ngubu yenda wambaza uti icyifuzo cyawe ni ikihe, numva mu bitekerezo byanjye mfite ibitekerezo byagutse byo kuba mu minsi iri imbere ahari twazaba dufite nka centre culturel, cyangwa se dufite ahantu abantu bashobora kubonera ibintu bigendanye na gakondo, ku buryo urugero ni ushaka kubona umuduri, nk'ubu harimo n'abatabuzi, sinzi niba nawe umuduri uwuzi, yajya hari akavuga ati uyu ni umuduri, umwana akabona aho usanga ndetse akabona n'abawucuranga, akavuga ati iyi ni iningiri, iyi ni ikembe, iri ni ikondera, iyi ni ingoma, uru ni urusengo. Hari ama-instrument ashobora kuzazimira hatabaye ibyo ngibyo, cyangwa se bikazageza igihe abana bakazajya bajya kubireba mu mamize ngo kera habayeho. Ni urugamba rero twebwe tubikora turi kurwana, ndetse nakwisabira n'abifite mu nshingano ko badufasha ku buryo abana bacu babona ibi bintu ntibizibagirane. Si ukuvuga ngo abana bacu ntibabikunda, barabikunda, ariko barabikura hehe? Ntibabibona. Hari uburyo bwo kubibona mu buryo bwiza, babikunda. Impamvu mbivuga niyo twategura ibitaramo cyangwa rero turi bukinire abajene, ahubwo usanga ari bo babyishimiye cyane, ari bo usanga bafokasinga cyane kukumva ibyo bintu, ndetse niyo turangije tuvuye kuri stage, nyuma ya stage baza kutubaza ibyo ni ibiki, iyo ndirimbo ivuga iki, ibyo bintu wabihimbye ryari, bigaragara ko batabibona, ntabyo bafite. Ni urugamba rero rurerure mu mbaraga zacu dufite, ndatekereza ko mu myaka iri imbere bizaba biri ku rugero rwiza. Murakoze cyane tuka kuba mwabanye natwe muri ibi bihe, namwe murakoze cyane kuba mwadukurikiye. Rero nimwezite gukangurira abana banyu ku bijyanye na gakondo, parce que niho bava, kandi na Sophia barahari, mushaka mu bitaramo, mu makonseri, mufite kubakontakta. Hanyuma reka tureke Sophia aduha agashinguracumu, ubwo naho butaha mugira ibihe byiza.